Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi urakoze cyane kuba ufashe umwanya ukaba ugiye kureba iyi video iragukora ku mutima kandi iragufasha cyane mu gutuma wegukana uyu mukobwa nubwo bwose ubona yuko ibintu bidashoboka ariko ndaguhereza ibintu bine bituma ibintu byose bijya mu buryo. Muri kumwe nanjye Natasha Kiza, mbanje gusuhuza umuntu nk'ibisanzwe witwa Papa Rugira, ndagushuje cyane nkwifuriza ibihe byiza kandi ngushimira komenti nziza cyane usiga kuri channel yacu. Uyu munsi rero ntabatindiye ngiye kubahereza ibintu bine bituma umukobwa atavuga oya habe na gatoya. Wamusabye urukundo nukurikiza ibi bintu bine, surtout icyanyuma nugikora menye ko umukobwa urarara umwegukanye. Iyo utereta umukobwa, iyo umukobwa azi neza yuko ari iruhande rwawe akaba yumva ko ari safe, akaba yumva ko atekanye, iki ni igituma umutima we ufunguka kandi akakwiyegereza. Iyo uri kumwe n'umukobwa ugatuma yiyumva yuko muri makeya ari we rumuri cyangwa se ari we nta wundi muntu muri makeya urimo urahereza attention hirya no hino, ibi bituma umutima we woroha bigatuma kandi akwihereza. Ikindi, niba uyu mukobwa muri makeya yumva yuko yubashywe kandi yahawe agaciro mu gihe urimo uramuganiriza, iki ni ikintu cy'ingenzi nacyo gituma muri makeya adatuma avuga oya iyo urimo uramutereta. Iyo ukundana n'umukobwa akumva yuko muri makeya umwubashye, umuhaye agaciro, ibyo avuze utabishyira hasi, ibyo akuganiriza muri makeya ubiha agaciro, nta kabuza ahangaha umukobwa aba yaguhaye pasi kandi yagukunze. So niba urangwa n'ibi bintu nk'uko mbikweretse uko ari bitatu by'ingenzi cyane, ni ukuvuga yuko tugiye kwinjira muri bya bintu bine muri makeya bizagutuma umukobwa atavuga oya. Ariko banza making sure yuko ibi bintu uko ari bitatu nari nkubwiye bikuranga. Ndashaka ngo nkwibutse yuko umukobwa azakwibuka iteka ryose bitewe nuko watumye yiyumva, the way you make her feel nicyo kintu gituma agumana nawe. So suko ufite amafaranga, suko uri bogare, suko ufite ibintu muri make ushaka kuba utekereza ari byo byamukuruye, no. Umukobwa kugumaho by'ukuri bitewe n'uburyo watumye yiyumva, amarangamutima ye muri makeya iyo wayakozeho, that's it. Dore ikintu cya mbere rero ahangaha ukwiye gukora: egera uyu mukobwa ufite confidence, utuje kandi umwereka yuko utari desespere, utamukeneye bya bindi muri makeya bituma yiyumva yuko ari hejuru yawe. Iyo umukobwa umwegereye ufite energy nk'iyo ngiyo, muri makeya yumva yuko nta wundi musore ushobora kuza ngo akore competition nawe, kuko wamwiyeretse yuko uri umuntu wiyujuje. Mbere yuko uvuga, reka energy yawe aba ariyo igaragara imbere y'uyu mukobwa. Nugaragara ufite ubwoba, nicyo kintu ndi kukubwira yuko azahita acika intege, ahita kuvaho. Nutangira kuvugaguzwa amagambo muri makeya adasobanutse cyangwa se adahuye, iyo energy winjiranye nicyo kintu kimwe kiraguma mu bitekerezo bye. Ntiwinjirane umuvuduko mwinshi ushaka kumwereka yuko urakora iyo bwabaye icyo wakora cyose kugira ngo umwegukane vuba na bwangu. Iki kintu nkubwiye yuko iyo umukobwa akubonye yuko waje ufite huti cyangwa se uri gukora hirya no hino, uri gushakisha tous les moyens possibles kugira ngo wegukane umutima we, ibi bintu bituma ahita kushyira hasi muri makeya ntaguha umwanya. Ariko ufashe umwanya wawe ukamwereka yuko uri aho ngaho kugira ngo umwigeho, ukamwereka yuko uri aho ngaho kugira ngo umenye uwo ari we, kugira ngo nawe umwinjize mu buzima bwawe, ni ibintu muri makeya bizatuma uyu mukobwa
atakuvaho cyangwa se akubahira icyo kintu. Make sure yuko ikintu cya confidence, kuza utuje, kuza utigaragaza yuko uri desespere mu maso ye, uburyo winjiye, energy yawe muri makeya aba ariyo ituma uyu mukobwa yumva yuko ari kumwe na prince cyangwa se n'igikomangoma, right? Ikintu cya kabiri ahangaha, ntiwihutire guhita ubwira umukobwa ibintu byawe byose, gahunda zawe zose, plani zawe zose. Ibi bintu umukobwa iyo abikubonyeho ahita guca amazi muri makeya, kuko abona yuko nta kintu na kimwe ubitse inyuma gishobora gutuma agira amatsiko, kuko kugira ngo tugumane nawe nuko tuba dushaka kugira ngo udutere amatsiko, utubwire ibintu biri udutera amatsiko ku bintu bishobora kuzaza muri future. Iyo winjiye utubwira ibintu ibyo ari byo byose, gahunda zawe zose, kandi surtout hano ni gukimenyana n'umukobwa ntago akubonamo yuko ufite ibintu biri serious. So ni byiza yuko utwara ibintu buhoro buhoro, nkuko ataje akubwira ibyo byose. So nta mpamvu yo kugira ngo nawe wifungure utangire umubwire buri kintu cyawe cyose. Yes, kuba wamubwira izina, kuba wamubwira abo muvuka kuba wamubwira ibintu detaye nkeya kano kanya, genda gahoro, ntiwihute umubwira buri kintu cyose. Mfite amazu aya n'aya, mfite imodoka, mfite companies n'izi, ibi byose ntakeneye kubimenya ku nshuro ya mbere. Surtout mukimenyana mwageze ku mezi 6, 8, ukabona ko ibintu biri seriye, aha niho navuga yuko ushobora kuba wamwifungura ugatangira kumubwira ibintu cyangwa se plani y'ubuzima bwawe, n'icyo ushaka kugira ngo muzagereho muri future. Ikintu cya gatatu ahangaha gishobora kuba cyakuranga kandi kigatuma umukobwa mu gihe umusabye urukundo atavuga oya, nuko niba urangwa n'ikinyabupfura igihe icyo ari cyo cyose, umukobwa kukubwira oya cyangwa se kuguhakanira yuko adashaka yuko mukundana, ibi ni ibintu udashobora gusanga ahantu. Abantu benshi muvuga yuko, njya mbona ama message yanyu munyandikira mumbwira muti abakobwa b'iki gihe barahindutse. My dear, abakobwa mba ndi kuvuga cyangwa se abakobwa mba ndi kubabwira ngewe ni abakobwa bakiri bazima, atari ba bakobwa muri makeya ugenda ugahura nabo bashobora kuba bakina amagemu menshi. Umukobwa mba ndi kukurangira cyangwa se mba ndi kukubwira ni umukobwa ufite inararibonye, wararezwe, umukobwa uzi icyo ashaka, umukobwa uri mature, utari babandi baza wabyira ikintu ku nshuro ya kabiri cyangwa se ku nshuro ya mbere ukabona ni wa muntu woroshya ibintu bigahita byihuta. Siwe mukobwa mba ndi kuganiraho ngewe, my dear. Umukobwa nganiraho ni umukobwa muri makeya wujuje ibintu bituma uva kuri iyi step winjira ku yindi. Niba urangwa n'ikinyabupfura, utamuhatiriza ibintu bya gutya na gutya, dukora ibi n'ibi, twihutisha ibi n'ibi, utari kumushyiraho ibintu byo kwihuta cyane, ibi umukobwa arabyubaha kandi akaguhereza urukundo bitamuvunnye cyane. Ntuhite usaba namba ze ku gahato. Hari abantu baza agahita guhereza telefone. Donc il faut que ubanza kumwigaho ukamumenya mbere yuko unasaba n'izo namba. Yego birumvikana niba mugiye nko muri fete cyangwa se ahantu runaka ukabona yuko nta handi hantu uzongera kubona uyu mukobwa, wamwegera muri makeya mu kinyabupfura uti ese dushobora kuhinduranya nimero de telefone niba bishoboka, apana kuzana huti uti fata telefone unshiriremo namba zawe. Vraiment ngewe hari umuntu twigeze guhura anyibeshyaho uko nguko, ampereza telefone ati shiriramo namba zawe. Ndamubwira se niki gitumye umpereza telefone yawe, ntago nzi, sinkuzi, niki cyatuma nganira nawe muri makeya tutaziranye, give me a reason. Arumirwa asubirayo yihuta, abona yuko ntari umuntu muri makeya wahura nawe ugahita utanga nimero de telefone nkuko wishakiye. Ifoke wiga umuntu kugira ngo
ubashe gufata nimero ye kandi niba koko umufitiyeho gahunda, kuko hari benshi baza bashaka izo nimero muri makeya nta yindi gahunda ari iyo kuguhamagara maybe muri weekend cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. So niba uri umusore wiyubaha kandi ufite plan kuri uwo muntu, ni byiza yuko umwegera n'ikinyabupfura mu gusaba izo namba, nazo ukagenda gahoro gahoro ukoresha yuko ese dushobora guhinduranya nimero de telefone, kuko ndifuza yuko twakongera tukaganira cyangwa se tukajya ahantu tugafata icyayi hamwe, ukamuhereza ibintu bifatika bitari ibimwereka yuko wamusamariye cyangwa se wifuza yuko ibintu mwahita mwabyihutisha, nagukunze, oh my god, ejo cyangwa ejo bundi uzaba madamu wanjye, wabaye girlfriend wanjye ku munsi wa mbere. Ahangaha umukobwa ahita aguca amazi. Ahangaha wirinde kuba watuma uyu muntu aba uncomfortable. Muri makeya hari igihe uhura n'umusore ugasanga araje akubwiye nk'ibintu muri makeya wumva nawe ubuze naho urigitira amaso yawe bitewe n'amagambo akubwiye. Niba aje agahita arasati uburyo wambaye, uburyo uteye, nkunze iki kintu cyawe, mbese ugatangira gutera wa mutoma sirtu ku nshuro ya mbere. Aha niho ndi kubivugira, ugendesha gatoya, ugenda buhoro buhoro, aho kugira ngo uhubuke uhita uvuga buri kintu cyose ugatuma aba uncomfortable. Icyo ni ikintu cya gatatu rero ukwiye kumenya. Ni byiza yuko wiga kugira ikinyabupfura no kumenya kuganira mu gihe ubonanye n'umukobwa ku nshuro ya mbere urimo uramusaba urukundo. Ikintu cya kane, ahangaha uhuye n'umukobwa muri makeya muraganiriye, ntufate umwanya munini cyane uganiriza uyu mukobwa. Niba wabonye yuko afite akanyamuneza, yatangiye guseka akwereka yuko yishimye, tips hano uhita ukora kugira ngo uyu mukobwa umugumishe mu bitekerezo, agutekerezeho cyane, hita umusezeraho ako kanya, sibyo? Ntumugumisha aho ngaho umwanya muremure cyane. Niba wabonye information wari ukeneye, niba yaguhaye namba ze, apana reka nkoresheje ijambo kurondogora, apana kurondogora ufata umwanya munini, kuko ahangaha niho utangira kumena ifu. So ikintu cya nyuma rero ni icyo ngicyo. Niba yakuhaye umwanya we, gerageza umusezereho kandi wisegure uti hari ibintu byinshi ngiye gukora, ndi bize, ariko nashaka kugira ngo ngushimire uyu mwanya tubanye nawe, twaganiriye, kandi kano kanya nkaba nanjye ngiye gutaha mu rugo kuko hari ibintu byinshi cyane ngiye gutegura ejo mu kazi cyangwa se ku ishuri. So ni byiza yuko dukipingana in touch, ejo cyangwa ejo bundi tuzongera duhure cyangwa se nzaguhamagara. Kandi niba yaguhaye namba ze uhite umwandikira, apana kuba warindira iminsi 2-3. Abakobwa nicyo kintu banga cya mbere, iyo baguhaye namba ukagenda ukazibika iminsi 2-3, wakane ukamwandikira, abona yuko utigeze umuha agaciro. Niba ubyibuka nabikubwiye ku nshuro ya mbere, ibintu 3 ukwiye kugenderaho. So ibi rero nibyo bintu muri makeya navuga wakora umukobwa akumva yuko ari kumwe nawe 5 kuri 5. Nibi bintu rero bine nari mbafitiye. Ikintu cya mbere nuko umenya yuko wegera umukobwa ufite confidence kandi utuje. Ikintu cya kabiri, ahangaha ni wihutire guhita uvuga ibintu byawe byose, kumuramburira amakuru yawe yose. Ikintu cya gatatu, ahangaha wibuke urangwe n'ikinyabupfura mu gihe urimo uraganiriza uyu mukobwa. Ikintu cya nyuma, ntufate umwanya munini cyane mu gihe murimo muraganira. Niba wabonye yuko yagusekeye, yaguhaye eye contact, yagize akanyamuneza, ntuguma aho ngaho umwanya muremure, musezereho, umubwire yuko muri kumwe mu bihe biri kuza, kuko niba wabonye namba ye muri makeya, ahangaha ni uburyo bwiza bwo kuba mwagumana nawe in touch. Nibyo bintu rero nari mbafitiye, nizera yuko haro birafasha. Niba ushaka kwegukana umukobwa vuba na bwangu, ukoreshe izo tips 4 nari nguhaye. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Mwari kumwe nanjye Natasha Kiza. Ciao.